Imana iha umugisha utagabanyije umuntu wazanye igitekerezo cya telefone. Bwana Alexander Graham Bell, tariki 7 z'ukwa gatatu umwaka w'1876, ubwo yavugaga ati reka dukore telefone. Ntawe uzi niba yari azi neza ko iyi telefone izagera ikaba agakoresho gatoya cyane umuntu agendana mu mufuka, ariko nanone kakaba gashobora kuba icyarimwe n'ibirakoreramo akazi ke ka buri munsi. Nanone kandi akaba yashyiramo ibijyanye na lokasiyo akakabwira ati nyabona dore mvuye mu gashyekero, ndashaka kujya Nyarutarama nyama nta gitekerezo cy'inzira mfite uburyo iri buhangeze, ubundi kakamubwira ngo tugende makwereke kandi bo bakahamugeza. Umuntu agafata amafoto yose ashatse mu buryo ashatse, amavideo n'amajwi byose akabihuza, byose bigahura mu ako gakoresho kamwe ka telefone. Nta nubwo no kuri tuzi niba yarazi ko hari igihe hazavuka uruganda nka Apple rukora ibikoresho harimo na telefone zigendanwa, bagashyiramo artificial intelligence bakayita Siri. Ibyo waba wicaye iruhande, ndavuga telefone yawe warambitse iruhande rwawe urimo wikatira igitunguru ngo uteke, ubundi ukayibwira ati ariko waruzi n'ibindi, muri weekend mfite ikirori cy'isabukuru yanjye, nyabona ndi ku butumwa bugufi burimo ikinyabupfura kandi woherereza inshuti zanjye zose, uzibwira uti ndabatumiye mu kirori cyanjye kizaba muri weekend itaha, isaha ya nyayo yo kwinjira ni 2:00, muzabanguke nyabona kandi twese tuzaba twambaye umweru. Ikabikora gutyo neza mu kinyabupfura cyiza nk'igisanzwe nawe kikuranga, ubwo butumwa bugufi bukagera ku nshuti zawe nkaho ari we wabyanditse kandi waganiraga nayo gusa wicare uri mu kati gitunguru ngo witekere ibiryo byawe. Ntabwo bavuga ijambo Apple bayibagirirwa urwo ruganda nyine uruhererekane rw'amatelefone basohora hafi buri mwaka bayise iPhone. Amatelefone asohoka hafi buri mwaka mu buryo bwayo bune. Uyu mwaka yari itegerejwe cyane akaba ari iPhone 15. Nayo tugiye kuvugaho kuri ubu ngubu mu buryo bwayo bune yasohotsemo, ariyo iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro na iPhone 15 Pro Max. Wowe gusa kora subscribe, ukore like, ukore na comment, ubundi ukurikira iki kiganiro ngiye kukugezaho. Njye nitwa Kiranja Patrick. Aka gace kacu kitwa Tech Hub, tuza tukugezaho n'ibindi, harimo nanone n'ikiganiro ushobora kureba twigeze gukora kivuga kuri Apple Vision Pro, amadarubindi akataraboneka y'agatangaza rwose yasohowe na runo ruganda rwa Apple, nanone nacyo gipostinze kuri ino channel. Welcome all. iPhone 15, iPhone 15, ako twe turaza kwibanda cyane kuri iPhone 15 Pro, cyane ku giciro cyayo cyashyizwe hanze n'uruganda. Ubwo ntabwo tubivuge kuko yakugeraho wihagaze, kuko hashobora kuzamo n'ibya shipping n'inyungu z'abayiranguye, ariko ku giciro kiri hanze cy'uruganda ni $100 yenda kungana n'igihumbi, naho iPhone 15 yonyine ubwayo ihagaze $800 ubariye ku giciro cyo ku ruganda. iPhone 15 Pro ikoranye ubuhanga bwa A17 Pro chip, ndetse na iPhone 50 ikaba ikoranye ubuhanga bwa A16 Bionic chip. Ibyo ngibyo turaza kubigarukaho cyane, tuza kuvuga ku bijyanye na games. Ku bijyanye nanone n'amafoto, ikintu abantu basanzwe bamenyereye cy'ubudasa kuri iPhone ku matelefoni yose ya Apple, no ku iPhone 15 Pro ifite megapixel 48, ifite kamera 3 inyuma zifata amafoto mu buryo bw'agatangaza buhambaye. iPhone 50 nayo ifite megapixel 48, ariko ifite kamera 2 zonyine inyuma. Kimwe mu budasa bw'ino version yasohotse no mwaka, housing yayo kuno uyireba inyuma ikoze mu bwoko bw'icyuma bita titanium, ubwoko bw'icyuma bukorwamo ibyogajuru bijya mu kirere. Ibyo ngibyo bikayiha ubudahangarwa bwo gukomera ndetse n'uburyo bwiza bwo koroha mu kiganza, ndavuga mu biro, kuko uyifashe yumva itandukanye n'izindi iPhone zayibanjirije. Undi mwihariko w'ino version yasohotse no mwaka no ku bijyanye no kwicaginga mu umuriro cyangwa gutransferinga data, izajya ikoresha USB-C connector cyangwa abandi bayita Type C. Hari n'abayimenyereye ku izina rya Phantom nubwo atari ryo zina ryayo. Ubu kuri zino iPhone zasohotse ndetse n'izindi zigiye kuza, ko turi mu isi igiye gutangira kugikoresha charger imwe ku ma devices yose, bagiye kujya nabo bakoresha Type C. Bijyanye no gufotora ndetse no gushutinga ama video, ubuze ku ifoto nanone ntago ari ngombwa kuzabiswitchinga muri portrait mode,
ubwo yonyine izajya ibyikorera, cyangwa nanone ukaba wafata ifoto wafashe ku yindi iPhone cyangwa no ku kindi gihe cyashize ukaba wayishyira muri portrait mode kandi waramaze kuyifata. Uramutse nanone uri gushutinga video wayikoresha mu buryo bworoshye wamaze gucomekaho hard drive, none iyo video uri gufata ku kanya ikahita yijyana kuri hard drive bidafashe kuri buze kurangiza kuyifata ukajya wabona kuyoherezaho. Undi mwihariko nanone ifite ku ruhande icyo bise action button. Iyo buto bashyize ku ruhande ishobora gukoreshwa nka shortcut, ukaba wayikoresha ujya ku ma favorite applications yawe cyangwa yukunda cyane cyangwa ndibo warihitiyemo kuhashyira, cyangwa nanone ukaba wayikoresha mu buryo bwo gufata ifoto byoroshye cyane ariho kanze. Ikindi nanone ufite kuyimenyaho nuko bijyanye no kuyungurura amajwi irabikora neza cyane. Urugero nka kwa kunubwira umuntu utahantu urindi kumva ari gusakuza ari ibintu biri guhondagura byinshi cyane sindi kubyumva, cyangwa umuntu umuvugishije ariko ukamuta akakubwira ati ndi mu miyaga myinshi ntabwo wabasha kunyumva ndi ku kamoto, hano ntabwo bivugwa. Ahubwo wenda wabwira umuntu kirashyiramo sound cya voice isolation, ubundi bikakorohera cyane kumwumva, uhita wumva avuga nkaho ari ahantu ha wenyine kandi wenda ari mu muhanda urimo imodoka nyinshi n'ibinyabiziga bigenda bibuza amahoni, cyangwa ari mu nganda ahantu hahondagura ibyuma n'urusaku rw'amamoteri. Ibyo byose ntabwo ubasha kubyumva. Kuranya uburyo bw'ubuhanga butuma uwo muntu uri kuvuga ari we wumva wenyine ku buryo nta rusaku na rumwe rundi ushobora kumva mu matwi yawe, kandi nawe yakubwira ngo ubikore bikaba gutya akakumva neza. None kandi nk'uko bimeze ku yandi matelefone yose ahambaye ariko atari bene zino zacu dutunga z'amatekino n'iki, amatelefone ashobora gukora n'igihe nta rezo cyangwa internet ihari. Ni iPhone niko ikora. Ibi bishyirwamo mu gihe cya emergency cyangwa mu gihe wahuye n'ibibazo, tubwiye akoreye nk'impanuka ahantu mu ishyamba hagoranye hatari internet cyangwa rezo, cyangwa bagushimusa ariko ukagira amahirwe ukaba ugifite telefone yawe ariko bamaze gukupa rezo n'imiriro byose. Birashoboka ko wakikonekita kuri satellite ukoresheje ino iPhone, ubundi ukaba wasaba ubufasha, kohereza ubutumwa busaba ubufasha ndetse ukaba wanabasha guhamagara polisi, ubundi bakaba bakugeraho ku buryo bworoshye cyane kandi nyamara aho hantu nta rezo ihari nta na internet ihari. Ikindi kandi zino USB zizana na zino iPhone ushobora kuzikoresha mu buryo bwinshi. Hari uburyo warahura umuriro ku yindi telefone mu gihe umuriro gushiriyeho kandi muri ahantu mutabasha kubona umuriro, kuba connecta telefone yawe ku yindi telefone ikaba yaguha ku muriro nk'ibisanzwe, cyangwa nanone ukaba wayifata ukayicomeka kuri keyboard ya machine mu gihe uri gushaka kwandika ubutumwa burebure ubona kwandikisha keyboard ya telefone byakugoye, wayicomeka kuri keyboard ya machine cyangwa computer isanzwe, ubundi akaba ari gukoresha typing none ubutumwa ukajya ubona buri kwitypinga muri telefone yawe. Ariko nanone nk'uko ku matelefone menshi bigenda, ino USB cyangwa cable usanga mu kabox iyo uguze telefone ari nshyashya, no kwano ma iPhone none ko bigenda, ira USB ntabwo wabasha kuba wayikoresha transferinga amadata, niyo ubikoresheje ntabwo byihuta nk'uko wagenda ukigurira indi sanzwe. Ni defiri ku matelefone menshi kwizana na USB zisanzwe bazanana nayo yiguze, ntabwo nyinshi ziba zitransferinga amadata wenda uri gushaka kohereza ibintu runaka, bisaba kujya ku isoko kwigurira iyindi sanzwe ukaba wabona kuba ari ikoresha mu gihe transferinga amadata. Iriya babazanye bigaragaza ko bifite papasi yonyine yo kuba wayikoresha urimo ucaginga telefone. Ku bijyanye n'ubudasa bwa batiri yayo cyangwa ku bijyanye no kuramisha umuriro, ko nta kindi umuntu yasezeranya abantu, ahari wenda batiri ntabwo ishyuha cyane, ariko ku bijyanye no kurama k'umuriro uko ikora ibintu byinshi ni nako uburambe bw'umuriro mu buri buze kugorana, cyane ko ari telefone ihambaye mu bijyanye na gaming nk'uko twayikoze ikoranye ubuhanga bwa A17 Pro chip, ikoreshwa cyane n'abahanga mu bijyanye no gukina games. Nubwo atari wo mumaro wawe wonyine, ariko bavuga ko telefone kugira ngo ibashe gukina games zihambaye igomba kuba nayo ikoranye iyo chip mu buryo buhambaye. Ugiye nanone kugaruka ku bijyanye n'amafoto, baba ari nko gusubiramo indirimbo ihora mu matwi y'abantu bamaze kwimenyera ko iPhone hari ikintu yibandaho cyane kandi gikomeye ari ifoto. Ni ibisanzwe ko iyi ngiyi nayo yaje ikaze, uretse ko nanone abahanga bavuga ko nta improvement ikabije yabayeho ugereranyije n'izindi zashize, cyane cyane 14. Ahubwo ikigaragara cyo ngo improvement yo mu telefone ya iPhone igaragara byibura hagati ya version yasohotse mu mwaka umwe hagacamo indi myaka nk'ibiri hagasohoka indi.
Amakuru yimbitse ajyanye n'uburyo buri tekiniki ikoze buhambaye ushobora kuyasanga kuri website ya Apple www.apple.com. Niho wasoma byinshi ku bantu bumva amatekiniko tamuzi bakoresha mu bibi by'amatelefone. Ushobora kujyayo ukisomera ukamenya itandukaniro riri hagati y'ayo n'andi matelefone waba warigeze kubona, kuko uko byasa kose uko byaba biri rishobora kuba ritaba rito mu buryo ubwo aribwo bwose. Aka gace k'ikiganiro cyacu kitwa Tech Hub, aho tuguha amakuru y'ibanze byibura kuri tekinoloji nshyashya igezweho, tukakurangira n'aho wakura yimbitse ku buryo wakisesengura ukamenya amahitamo wakora. Njye nitwa Kiranja Patrick. Kora subscribe kuri ino channel, ukore comment, ukore like, ujye no muri sharing inshuti zawe, ubundi twese dukomeze twirire isi. Nizere ko mukomeza kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Imana ibarinde inzara.